Hello guys, yaje ko aburi mu content kuri tugitangira cyangwa se uri gushakisha content ariko iyi content ikaba igiye kugucika. Muri video tugiye kurebera hamwe ukuntu bakora izi video. Izi ni video zikunze gutrendinga ahantu henshi cyane ku mashusho media, haba kuri YouTube, kuri TikTok, kuri Instagram, cyane kuri YouTube no kuri TikTok. Rero abantu benshi bajyaga bibaza ukuntu izi video zikorwa, ariko muri video tugiye kurebera hamwe uko zikorwa. Nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye urabasha kwava wamenye nawe ukuntu wakikorera mwene zino video. Muri make abantu benshi bajyaga bibaza ukuntu bakora iyi content, bakibwira ko ari ibintu birenze, biri hejuru, biri kundi rwego, bisaba kubikoresha machine, ariko nugira ikibazo telefone yagiye kubigufashamo, hanyuma nawe ubonere content nk'abandi bose. Hanyuma nawe ugatangira kubona views nk'abandi bose bakora many content. Ikintu usabwa cyambere rero nukureba no video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe kumenya ukuntu wabyikorera. Mu gutangira turatangira muri Play Store downloadingamo application yitwa Pixavas. Urabona ko ari ngiyi, ukaza ugakanda kuri install, hanyuma ukayistara ikaba yamaze kugeramo. Noneho rero urabona ko yamaze kugeramo. None ikindi kintu ukora uhita uza hano nanone ukandikamo ChatGPT nyine ngiyi. Urabona ko ChatGPT ari ngiyi, uraza ukestaramo application imeze gutya yitwa ChatGPT. Noneho ukaza wamara kuyestaramo, ubonye ko zira application ebyiri ukarebyiri zirimo, ukaza hano inyuma kuko ubugiye gushaka n'ifoto ya cya kigori nyine kihinduramo umuntu. Urabona ko uhita uza hano kuri Google, ukaza ukaba wasacingamo ifoto y'ikigori. None ukaza ukandika muri search hano, ukandikamo ngo maize kugira ngo baguhe ifoto y'ikigori. Noneho ubone iyo ukoresha, uraza ukareba hari kimwe, uraza ukareba hano hari ikigori kimwe nyine, ukaba ari ukanda. None ukaza ugakanda kuri foto, ukakanda kuri download, ukayikanda ukayikomeza, hanyuma ugakanda kuri download. None ikindi kintu uhita ukora, uhita uza kuri application yawe yitwa Pixavas, ukaza hano gutya nyine, ugiye gushyiramo ifoto, ya Pixavas, ukaza ukayikandaho, hanyuma wamara kuyikandaho ugategereza akanya gatoya bakakwinjizamo bakayiloadinga. None ikintu cyambere uhita ukora, urabona ko hano hariho 0. Ahangaha hariho 0, kandi twebwe gukora video bigusaba kuba waragize nyine waraklayiminze amacoin. None kugira ngo amacoin ya mbere azeho, uhita ukanda hano kuri aka kantu nyine kami aka kantu. Numara kugakanda urahita uza ukandi kuri continue with Google, hanyuma niwinjiramo barahita baguha amacoin uri utangire gukoresha. Kandi ikiza kino app nuko abantu bapostinga ama video bakaba bayashyiraho. Ushobora kuzabona ka video keza ukakadownloadinga ukagenda ukagakoresha kuri channel yawe nyine, kuko ibi nta kibazo bitera. Ushobora kudownloadinga ugahita uyijyana muri nishuti ugahindura akantu gatoya. Noneho urabona ko ndaza mitemo email yanjye imwe, noneho nimara guhitamo email barodinge gatoya, barangiza bame dashboard. Urabona ko amacoin hahise ajyaho amacoin 60 cyangwa se credit 60. Noneho uhita ukanda done. Noneho numara gukanda done, igisigaye kiraba ari ugukuretinga. Uhita uzukane kuri akantu ko guteranya kari ahangaha gutya kuri iyi application. Uhita uzukandeho akangaka. Noneho numara kugakandaho gutya, bahita baguha ahantu ho gushyiramo ifoto. Ni ukuvuga ngo ahangaho akantu ugiye gushyiramo ya foto yawe. Noneho rero ikintu ubusigaje ni ukwandika prompt, cyangwa se ubaye uzi icyongereza bwo byakorohera, ariko kubera twebwe tugiye kubaza ya ChatGPT, nimba ngiye urabona ko ngiye ChatGPT nyifite kuri WhatsApp, mfite nimero yayo, ndashaka nagenda nkayibaza ikintu nifuza. Baretse ngusomera ibintu nanditse ngo nshaka gukora izi video z'ikigori gihinduka umukobwa ari kubyina. Ukayibwira ati mpa prompt naha AI nayihaye ifoto kugira ngo inkorere nyine i-generating ino video y'ikigori. Nayihaye ifoto y'ikigori, nshaka ko iyimpinduramo umukobwa uri kubyina. Noneho ukaza hano munsi, urabona ko hano nabonaje ndayibwira ati ni Pixavas mpa prompt byihuse mu magambo makeya. Urabona ko hano yahise impa prompt yihuse. Noneho aya magambo nyine niyo uza ugakopiya gutya, aya ngaya gutya bari ahangaha gutya niyo uza ugahita ukopiya, ukayakanda ukayakomeza, hanyuma ugakanda kuri copy nyine, hanyuma ukajogoramo ay'ingenzi. Ukaza wenda hano muri message ukaza ugashyiramo ya yindi, ukajogoramo ay'ingenzi, ibitari ingenzi ukabisiba, ukayasiba. None urabona ko ahangaha nsigaranye prompt y'ingenzi nyine. Prompt ni ukuvuga ngo itandukanye n'ibindi yari yanditse. Noneho ukaza ukaba ari byo ukopiya nyine, ukaba ari byo ubika kuko nibyo uba ukeneye.
ukaza ugakanda kuri kopi. Noneho umaze kubikopiya uhita uza hahandi muri ya Pixavasi yawe. Ushobora kugenda ukajya kuri ChatGPT application, ariko ngiye nshobora kujya kuri WhatsApp, hose twavugana n'iriya ChatGPT kuko mfite namba yayo nshaka nayivugisha icyo nshaka. Noneho ukaza ukaprodingaho ifoto hano, ukaza ugashyiraho ya foto ya cya kigori wa downloadinze kuri Google, ukaza ugakanda hano ugakanda allow, hanyuma ugahita ushyiramo ya foto yawe nyine ya cya kigori. Urabona ko ahangaha naje kiramo ya prompt nyine iriya application yampaye, iriya ChatGPT nyine yampaye. Noneho kuko nayibwiye ati ndashaka prompt amagambo na AI nayihaye ifoto y'ikigori, hanyuma ikayimpinduramo umukobwa uri kubyina. Noneho ndankanda hano kuri create, ahangaha gutya kuri create niho uhita ukanda, haba hari 20 handitse na create. Noneho ukaza ukakanda, noneho ugategereza akanya gatoya. Nkuko nabikubwiraga rero, ushaka ubonye video nziza kuri no AI yitwa Pixavasi, ushobora kuyikandaho hanyuma ukayidownloadinga ukajya uzikoresha nyine. Wenda ushaka gukoresha amavideo ya AI gusa, ushaka gukoresha amavideo ya AI gusa kuri channel yawe, ushaka waza ukadownloadinga amavideo hano ukayakoresha kuri YouTube channel yawe. Noneho ukaza ugakanda kuri aka kantu ka home, akangaka gutya ni kuhita ugakandaho ka home, akangaka gutya ukaza ugakandaho. Iyo umaze kugakandaho niho amavideo wa downloadinga abari. Urabona ko uje ugakanda kuri iyi ngiyi ukabona ni nziza, aba ari abantu bagiye bayapostinga. Wahita ugakanda hano kuri share nyine ahangaha gutya, hanyuma ukaba wayidownloadinga. Urabona ko ahantu ho kudownloadinga haba hariho, hanyuma nawe ukayikoresha ahantu ushaka, kuko ino video iba yaprodinzwe hano gusa. Ushaka wahita ukana kuri download, hanyuma ugahita uvuga ati wifota maka, n'ubundi gukuraho utamaka n'ukwishyura. Urabona ko download completed. Ushaka wajya kuri file yawe ukareba ko ya video yawe yagezeho. Urabona ko video yacu ihise igeraho aka kanya tukibikora. Video yacu yahise igeraho, dore ngizi. Noneho ugahita uza ugasubira inyuma, noneho ukajya kureba ya video yawe. Noneho wabwiye AI kuba ya creatinga, uhita uza ugakanda kuri aka kantu ka wowe nyine, aka gafoto kawe kagaragaza account yawe nyine. Noneho ukaza ukakandaho, hanyuma ugahita ugera kuri ya foto ya cya kigori wayihaye kugira ngo igukoreremo umukobwa uri kubyina. Urabona ko video yacu rero byakunze, ibintu twashakaga byabaye. Noneho ugahita uza ugakanda hano kuri downloadinga nyine, ariko nyine uyidownloadinga hariho watermark, kuko gukuraho watermark ni ukwishyura. Kandi hari n'uburyo nyine wayihisha ntigaragare cyane nkuko yakagaragaye nyine utayihishe tu. Nabyo reka nze mbikwereke. Ni ukuvuga ngo nubwo baguha video ariko haba hariho watermark ya Pixavasi iriya website, ariko hakaba nta n'umuziki uyu muntu ari kubyina urimo. Ibyo byose niwo byishyiriramo. Ni ukuvuga ngo turaza hano muri InShot, hanyuma ukande kuri video, nurangiza ukande kuri new, hanyuma ushyiremo ka video kawe nyine wakoze. Hanyuma nurangiza ubanze ukureho watermark ya InShot, hanyuma ngiye kukwereka n'ukuntu wahisha watermark y'iriya application twagakoreyeho. Watermark nimara kuvaho urahita uza hano hejuru, nurangiza ukande kuri video, nurangiza uyizoominge kugira ngo ino watermark ise nigenda ijye ku ruhande. Watermark numara kubona yagiye ku ruhande, urahita uza ukande kuri music cyangwa se ahanditse audio, ahangaha gutya, kugira ngo ushyiremo n'umuziki uriya muntu araba ari kubyina. Uze ukande kuri ahangaha nyine kuri music, ahangaha mbere habanza kuri music, nurangiza ukande ahangaha gutya kuri aka kantu kari ahangaha kanditse for you, akangaha kari munsi. Numara kugakanda urahita ubona hano hari music, uraba ufite megabyte nkeya. Nurangiza ukande kuri music uyikurure uyidownloadinge, mbese muri make wemererwe kuba wayikoresha. Noneho uze ukande hano kuri use. Izi ngizi nta copyright zigira, izi music bagushyiramo hano muri InShot ni feature, nta copyright ziteza kuri YouTube. Noneho wumve ahantu nyine bitangirira, ahantu nyine umuziki uba ugeze aho uryoshye, ukande kuri edit, ahangaha gutya kuri edit.
ya numara kumva ahantu nyine umuziki uba uryoshye uze uba ariho utangirira nyine. Urumva ko ahantu umuziki uba utangiye kujyamo neza ni ahangaha gutya, tukaba ariho tuza, tukaba ariho dutangirira ino video yacu, noneho tugakanda kuri ahangaha gutya tukemeza. Noneho ukaza ukaba wakina video yawe ukareba ukuntu imeze. Urabona ko watermark yavuyeho hano hejuru, urabona ko nta watermark ya application ikiriho, kandi na music umuntu aba ari kubyina tuba twayishyizemo. Rero ndizera ko ibintu mwabonye ukuntu bikorwa. Ugahita ukanda kuri export. Kuvuga ngo iyo ushaka gukora short video uragenda kuri Google ukadownloadinga ya foto ya cya kigori, ariko yo iri 9:16. Ni ukuvuga ngo udownloadinga ifoto ndende ku buryo ubona ko iri buvemo short video, none ukagenda ukanyura muri step nakweretse ikawukorera video ya short ya 9:16. Nimba nawe wabonye ino video hari ikintu gufashije, ntugende udakanda subscribe kandi like yo nizere ko wayirangije, kandi igitekerezo ufite muri comment ntikiburemo. Ciao ciao, rero ndabakunda cyane, duhurire mu yindi video.